bakunze ibihumure TV muraho meze neza igitondo cyiza ari mu gitondo hanyuma bari ku masaha y'umugoroba mwiza ari mu masaha y'igitondo birumvikana natwe turi mu gitondo cyangwa se bari ku masaha y'amanywa birumvikana ntabwo dushobora kumenya amasaha mbese rero ndabashimiye cyane abadukurikira kuri Ihumure TV ndi kumwe na Robert turaho meze neza badusengera badukurikire rero uyu mwanya kugira ngo baze gukurikira iki kiganiro bameze neza bari mu mavuta. Mana turagushimiye ko duhaye uyu munsi ngo tuwishimiremo intekerezo zacu n'ibyo tugiye kuganira tuguhayemo ikaze ngo ari utwungura ubwenge yaba badukurikira natwe ubwacu tugiye kuganira kungukira kwagukira ubwami bwawe muri wowe ari wowe tugumya kuramya no guhimbaza. Urakoze kubanye natwe dutangira ugasuzanya natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kigaruka kuri izi channel zombi ari Ihumure ndetse na Prince. Ntabwo ikiganiro cyacu gitinda, ikiganiro kigufi ariko iki kiganiro ngira ngo wenda turi kugikora ubushize turi gukora ikiganiro twari twavuze ko turi buze kwibanda cyane mu burasirazuba bwo hagati yego, ariko tureba politike ya Amerika aho benshi bavuga ko ari igihugu gikomeye ariko impamvu yo gukomera kwacyo benshi wenda barabizi dukora ibiganiro by'ubukungu twavuga ko idolari ritumye iki gihugu gikomera ariko iyi system iri kurangira. Rero ubu birimo biravugwa ko bamaze kumanuka ku butaka, iyi ntambara bagiye kurwana ku butaka. Gahunda bafite ni ugufata Irani, hanyuma Irani bamara kuyifata bakayiha ubuyobozi ari bo bwishiriyeho. Nicyo bashaka, nicyo bifuza, nicyo benda kugeraho. Ariko noneho tukibaza ngo ukurikije imbaraga bafite uyu munsi byo barabigeraho. Reka twinjire aho ngaho. Yego. Ntabwo navuga ngo barapfa kubigeraho ku buryo bworoshye, ariko birashoboka ko babigeraho kuko buri iyi ntambara nyine icyo bita intambara hari igihe itangira ubona uruhande rumwe ruri gutsinda, ejo mu kanya ukabona rwa ruhande baruhindukanye. Niko intambara ikorwa, biba n'amasitrategi dogeri abaho. Mu biganiro twagiye tuganira byinshi bigiye bitandukanye, nagiye nkwereka ko Amerika isa nkaho iri gutsindwa na Israel muri iyi ntambara, ariko birashoboka ko mu bijyanye na strategi dogere abantu bashobora gutangira batsindwa ejo bagatangiza urugamba. Ndakeka muri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abonye ko M23 yagiye ifata ibice binini byose bya Kivu, yaba iy'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, ariko uyu munsi nanone byongeye byahindutse bya bice bari kugenda bagira gute babivamo. Donc intambara zigira ibyazo, ariko navuga ngo kugeza izi saha biragoye ko bashobora guhita bayifata uko biboneye. Sirituke nanone donc iki gice kiri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel basa nk'abantu bagiye bakoresha ibintu byinshi by'ibinyoma mu ntambara zabo. Kabiri, bashobora kuba barateye Irani nka ko mu Burusiya bwibwiraga ko buzahita bukubita Ruza Vladimir yumvaga agiye gukubita Ukraine. Rero n'uyu munsi niko Amerika bishobora kuba byaragendekeye, bashobora kuba barateye Irani bazi ngo ni igihugu cyoroheje. Ubwo ndi kuganiriza abantu bakunda iby'intambara ariko batinjira mu gice cy'umwuka, kuko nakubwiye ko mu isi y'umwuka ho barabaga byo barimo barabizi, ariko babazi icyo bakora sibyo. Ndi kubwiriganiza abantu nyine babona uko intambara igenda iba delule cyangwa se uko igenda iba. Uyu munsi byagora Leta Zunze Ubumwe za Amerika gupfa gusenya Irani, kuko n'undi byarayinaniye kandi si ubwa mbere bagerageje kwisenya bikanga. Buriya nuko abantu benshi batajya bakurikira amateka, amateka agenda yisubiramo. Hashize nk'imyaka nka 120 nabwo Irani nuza kingdom ya Bretagne ishaka kubasenya, nabwo biranga. Ubwami bw'Ubwongereza nabwo bwigeze gutekereza kubasenya, kuko kugeza izi saha umuntu waba ufite ubushobozi bwo kuyobora isi ni umuntu waba ufite control ihagije kuri la Detroit de Hormuz ya Hormuz. Niwe muntu ushobora kuba afite ubushobozi bwo kuyobora isi. Niyo mpamvu uyu munsi Irani ibihugu bimwe byicara gahita bata tugumya dukorane nk'Abahinde, Abashinwa, uri kumva, kubera ikibanza nyine agaciro ka kira kigobe nyine cy'Abarabu. Yego. Ngira ngo wenda uyu munsi
icyo tureba hari akantu uvuze mu kanya ngo bari mu isi ya politike ariko iyo ugarutse iwacu mu gisata cy'iyobokamana nigeze mbona abapaseri ngo n'ibihugu bimwe na bimwe ngo bari gufasha Amerika gusenga ngo izatsindire iya ntambara ubwo biri no ku gisata cya Israel birumvikana. Hanyuma ngiye ndaza kwibaza ndavuga ngo iyo umuntu afashe umwanzuro wo gusenga bavuga ko Irani kugeza ubu isa n'ihagaze ku myizerere bimwe twavugaga by'abaperesi ni ibintu byabo biba mu maraso kurwana kwabo bisa naho ari ukwiyahura akavuga ati ngo ndi kurwana nk'intambara ntagatifu ndi kwica abakafiri reka mbifate gutyo none nkavuga ngo iyo abanyedini bafashe gahunda yo kuvuga ngo barajya gusenga ngo kugira ngo batsinde intambara bisa n'abafashe Imana bakayangaja mu rugamba rwabo uvuze ngo buriya bwoko ngo baracyabwita ubwoko bw'Imana kandi uyu munsi tuzi ngo Isiraheli ni twebwe. Iyo haje intambara iyo ijyanye n'imyizerere ni intambara isozwa n'Imana ikuyeho iyo bije ibintu by'imyizerere kuko abarwana batangira kumwe bakoresha ibigirwamana byabo kandi byose baba babyita Imana. Intambara y'imyizerere akenshi isozwa n'Imana Uwiteka. Niba murabanje kuvuga ngo abari mu isi yo kureba ibisanzwe nababwira gutyo none ubwo tugeze kubareba mu isi y'umwuka sibyo intambara zose zijyanye no kwizera Imana niyo izikura kuko izi mpamvu n'izi ngizi muri kubona rero zo muri Irani Amerika n'ibindi bihugu nyine bigenda bikora mariye BRICS ngo OTAN sibyo izi ntambara zose mu kijyanye n'uburyo bwo gusenga ni Imana izagikuraho none reka nkurireho abapasteri b'abasioniste abenshi bakunda guhamagara abantu ngo basengere Isiraheli ngo ubwoko bw'Imana na ubwashe twaganiriye nkubwira ko iyo ugiye mu mateka ukareba uko Isiraheli yagiye ibaho nakubwiye ko abaye Isiraheli 5 reka mfate nka Isiraheli y'ishyanga Imana yabwiye Aburahamu ikomoka abana 12 bawitwa Yakobo ku ngoma y'umwami Shalmaneseri yayoboraga i Samariya donc yayoboraga nuza iyi place uri kumva none Shalmaneseri yateye Ahazi yayoboraga Samariya iri mu bwoko irimo abana 10 ba Yakobo ariho harimo amoko 10 ya Yakobo. Igice cya Yuda cyari kirimo abayuda n'ababenjamini amaze kubatera uri kumva ajya i Samariya yose arayivida ayikuramo ubwoko ishyanga ryose y'Abisiraheli araza aritatanyiriza mu mahanga yaramukikije amuzengurutse yarayoboye nyine kwa kuno bavuga iyo tuvuze ngo empire ni ubwami babutwaye ubundi bwami kugeza ngizi saha Amerika ifite ubwami twaye sibyo kumwe bumva abantu bavuga ngo ntago ngo waba president ngo Leta Zunze za Amerika zitagushigikiye urabona ukuntu bajya muri za Venezuela bagafata president bakamuzana amatekwa bira nibyo bita empire nibyo bita ubwami na Shalmaneseri rero nawe yarayoboye iki gice cy'abamedi n'abaperesi agitwaye kirimo amami menshi agiye atandukanye ariko ari uhashumbye kangwa cyo jambo abami b'Abisiraheli bakora ibyango n'amaso y'Uwiteka arababara amaze kubabara abateza abanzi babo nkuko byari bisanzwe araza arabanyaga bose amaze kubanyaga abashyira mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye donc harimo bya Egypte iyo kuko urabizi kera ntago bajyaga bavuga Afurika ntago yari izwi ibya Afrika Amerika Asia Europe bijejo bundi sibyo donc bavugaga iyo bashaka kuvuga Afrika bavugaga Egypte cyangwa se na Ethiopia nibwo bwari ubwami busa nkaho ubwami buri strong bukomeye Ethiopia Egypte wenda na Libya somehow nibwo bwami busa nkaho bavugaga muri Afrika nuza Shalmaneseri rero atatanya muri ayo mahanga yose mvuzi atatanyiza mu bwoko bw'Abisiraheli kugira ngo bimuri Imana yabo yere gusengwa. Hari abantu rero bajya mu bintu byo gufana intambara batazi ibyo ari byo ugasanga abari kuvuga ngo Isiraheli ngo ubwoko bw'Imana ngo ishyanga ry'Imana iriye shyanga kandi bavuga ko ari ishyanga nyine ni irihe shyanga niba Imana yarahaye Isiraheli Tel Aviv niba Imana yarahaye Isiraheli sibyo yarahaye Isiraheli nk'igihugu cyangwa se nk'ubwoko bw'abana 12 ba bene Yakobo sibyo akaba yarabahaye igihugu nibura
mu gihe cya Shalmaneser niba abo bana 10 bose yarabatatanyirije mu isi, ni urugero nguhaye, sibyo? Ntibigeze bagaruka i Yerusalemu na bugingo n'undi ko Bibiliya ivuga, uri kumva? Hagasigara wenda ababiri bo kwa Benjamin no kwa Yuda, bamwe bari bafite isezerano banga ubwami nibuzigera buva mu bunuza mu butware bwawe ketse nyirabwaje, nawe aje ari we mwami Yesu aje gufata ubwami bwe, urukumva? Ababwira ati ukumurebe iriwe rigeretse kurindi nta rizasigara rigeretse kuki kurindi. Abami b'Abaromani nabo baraza, abari basigaye nabo babatatanyiza mu isi yose, sibyo? Ubu uyu munsi nyananga urugero rwiza. Sureba ushaka gukora test nziza, mu Rwanda sisi tumaze kuba miliyoni 14. Ntabwo habuze izindi miliyoni 14 ziba mu isi z'Abanyarwanda zitari mu Rwanda. Ekada. Hano Uganda honyine ntihabuzemo nk'enye cyangwa 5 z'Abanyarwanda, sibyo? Ubu uyu munsi nta n'igihugu wajya mu isi na kimwe cyo mu isi ngo uburemo umunyarwanda. None ngo umwisire wamuburamo. Aha, sibyo? Kandi twebwe urabizi ko n'ibyatubayeho ino jenoside yakorewe Abatutsi 1994, uri kumva? Twebwe Abanyarwanda benshi ntago bose bavuye mu gihugu, hari abakigumyemo, abarokotse bakirokokeramo, sibyo? N'abandi barataha. Icyo gihe rero Shalmaneser yakuye mu gihugu amaramo, uri kumva? Uyu munsi abantu bajyaho bagasanga bari kurwanira ngo Israel nka kira gihugu cyashinzwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, bari kukirwanira ngo nk'ishyanga ry'Imana. Ntabwo ari ishyanga ry'Imana, njya ngunda kubibabwira. Ushobora gusanga no muri Iran se nakubwiye ko ari Peresi ya kera. Ushobora gusanga muri Peresi ariho hari ubwo bwoko, ahubwo ntabwo muri kwishimira ko aribwo bari kurasa. Aricyo ngiye kubaza, Peresi cyangwa Iran byanze bikunze izatsindiye intambara. Yego. Ariko ushingira ku kirere kuyitsinda, uri kumva? Ngeshingira ku byanditswe, kucyo Bibiliya ivuga ya muhanuzi bwa Daniel. Abakubwira ko hari intambara ntibatangira kugufata nkaho ba munyedini nawe barabizi, mwabakunda kutuganiriza ko tugunda kuganira hano, barabizi ko ngewe utari umunyedini cyakibangura kaburidini. Naho uri umunyedini, ntabwo uri umunyedini. Ntabwo ngenda umunyedini. Bavuga se kubisobanura nabi ibyo byanditswe, bashaka kubihuza iyi ntambara ko ifite aho ihure n'ubuhanuzi. Reka mfashe uwo kumva ko bisobanura nabi ndi kubihuza n'ibyanditswe. Namuganirije bisanzwe mu mboni zawe ukurikije aho urugamba uyu munsi rugeze. Witwa Donald Trump yatangiye ababwira ngo ni iminsi ngahe? 4. Bajya mu kirere barihazanura, baratsinzwe mu kirere, bafashe umwanzuro wo kuza hehe? Ku butaka, sibyo? Ku butaka baraza banyuze hehe? Ko n'ubundi buriya nuko mutajya mukurikirana amateka. Irani geographically uburyo yubakitsemo, sibyo? Amerika yaragiye ideployinga ibigo base militaire 48 ibikikiza Irani. Ibyo bintu ni ibintu bimaze imyaka igera nko muri 20-30, uri kumva? Nayo irabizi ko itajya gutera, sibyo? Ugeze kukomeza ku kajambo keza bavuga ngo bari abahungu barwana nk'abadashirayo, kuko babazi ko bari kurwanira iki? Intambara negative. Ntabwo ku butaka babishobora. Kandi Amerika ahantu hose yagiye ijya kurwana ku butaka yaratsinzwe. Kubera iki? Kwizeza society bakayibeshya ubuhangange, uri kumva? N'ubundi buhangange bafite nubwo bahabwa n'abadayimoni. Ronald Givers vice president baramubajije, uri kumva? Ngako ibintu bya aliens ngo turi kumva ngo byaciye igikuba ngo bimeze bite, aga ngo nyekeza ko atari aliens ngo ahubwo ari abadayimoni, sibyo? Batekeza ko burabwenge bahabwa, bagira ngo nibo bahabwa bonyine, kandi na Iran ntabwo ari ubwami bworoheje. Ukivuga ko kantu nyine mise mbitekereza. Yego. Ntabwo ari bo aliens cyangwa se zo demons ziha ubwenge kurusha n'abandi urabubaha. Wigeze ureba nuza ino Assembly Deputy House ya Iran, uzayitegereza urebe. Ntabwo ndayitegereza ko uzayitegereza uze gukora ubushakashatsi urebe, sibyo? Ni Lodge Masonic. Ni Lodge Masonic, sibyo? Sure. Yes. Udukurikiye nurashobora kwibaza Lodge Masonic ni? Lodge Masonic ni zino nzu z'abafrimason bakoreramo imihango, uri kumva? Ifite amadirishya 33, sibyo?
ikagira nuza backup proof y'inyuma imeze nka piramide zira zo muri Egypt. Ubwo rero ndi kukubwira yuko bo abanyamerika baraza niba izino aliens nkuko bazita cyangwa se ubwenge bw'inyamaswa abantu bwabagiriye inama bukaba uburyo bwo gutwara intambara bukagira ngo hari nibo bonyine bigerera kuri Satani mwenyewe na Iran igerayo. Yes. Ukiraho kandi ikintu Satani ikintu cya mbere mwumvikana iyo muri gukora la conversation cyangwa se kumvikana ikintu musinyana aravuga ati intambara nta kibazo mugende mwungukiremo nakubwiye ko intambara icyo kintu cya mbere cyunguka mugende mwunguke nta kibazo siga ariko ngiye cyo shaka ni maraso ki y'ibitambo uratamba angana ate. Reka ngaruka inyuma gato. Juventus avuga asobanura kuri Rezira Diamond bamubaza aliens ikintu kimwe natekereje ubwenge bwe busa n'uburi kutuyobora twese bwa AI bwakozwe n'ikusanyirizo ry'abanyabwenge ku isi kuko arawigeze kumbaza ubushize ngo twigeze dukora ikiganiro tuvuga ngo mwibaza ko hafi miliyari 10 zishobora kubariza rimwe ikibazo ChatGPT ikabasubiriza icyarimwe kandi mu rurimi wumva. None benshi bagashaka no kubihuza kubwo bwengero bw'ibivejuru. Twakoranye ikiganiro ubwashize cyabanje uri kumva ndakubwira ngo Yesu yatanze reference nziza aravuga ngo uko byari biri mu gihe cya Nowa sibyo ngo niko bizaba biri no mu misi y'imperuka cyangwa se kugaruka k'umwana w'umuntu. Abantu benshi barakore bacu bazi kuko byari biri ari uko kwirongoranira kunywa gudamarara niko babizi sibyo ariko ubundi abahanga bavuga yuko urabona ko no bibiri ivuga ngo abana b'Imana sons of God ngo baraje biyambura ubuturo bwabo babenguka abana b'abantu bamaze kubabenguka baryamana nabo babyarana nabo ngo abana babyaye bitwa ibihanda bamaze kwitwa ibyo bihanda byaraje byanduza ngo ibyaremwe sibyo iyo tuvuze kwanduza ibyaremwe ni ukwangiza isi n'ibigize batangira kugenda bakreatinga ubwo nagira ngo nsubize ikibazo cyanyuze kuri kugira ngo kumva bakreatinga inyamaswa niyo bavutse amadinosaur sinzi n'ibyo babashaka kugarura ibitekerezo ngo hari inyamaswa ngo zitwa dinosaur ngo zabuze turashaka kuzazigarura ngo turi gukora ngo uburemangingo ngo bwari buzigize ni uburyo bwo kurema kurenga imbibi by'Imana yaremye uri kumva bakinjira mu kurenza umwana w'umuntu kurenga imbibi z'ibyo yaremye. Urabizi ko uyu munsi ari yose turimo Imana yashyizeho uburyo wenda bwo kororoka urabizi ko uyu munsi mwahinduye donc ubwo buryo rero bagiye bakora n'uyu munsi nibwo ubwo bwenge bw'inyamaswa abantu. Satani rero ntabwo yashimye kongera gushiraho amagiant ngo twe tuyabona nka bagoriyati mwari kujya muyahunga mukayakweba donc bambaye imbaraga z'imibiri imeze nk'uko nguko ariko ubwenge bwabo bw'imbere it's a giant. Okay, wow, none ndabyumvisha. Yes, rero nibo bazanira isi ubwenge ariko akaba ari ubwenge bw'inyamaswa niko Bibiliya ivuga. Okay, sibyo urumva umuntu ujya kwicara akajya ku rwego avuga ati hano amabuye yitwa aluminium n'urugero nyine nguhaye aya mabuye yahuje ukayakomera gutyo yaturitse akaba yasenya umujyi wa Kigali wose. Ubwenge bw'inyamaswa bimaze iki donc tutugarutse ku bantu sije gukuraho iby'Imana yaremye nyine abantu n'abantu bari associate uwo muntu bakamwita ngo ni umuhanga sibyo uwo muntu bakamwita ngo ni umuhanga ariko nta buhanga burimo ahubwo ni umugambi wo kurwanya Imana kuba waremeye igisasu gitwika abantu sibyo bati tujye gucukura ubutare bwa uranium muri tumara kubucukura icyo tuzabukoramo ni bombe izagigira gute itwika abantu yangiza abantu. Abashakashatsi bavuga yuko muri Nagasaki na Hiroshima uyu munsi yashize imyaka irenga 70 hafi 80 bahateye ibisasu kirimbuzi ariko n'uyu munsi ingaruka z'ibyo bisasu bateye ziracyabakurikirana. Uwo muntu wazanye ubwo bwenge bwo gukoranuza baby boy bomba atomique barashe Nagasaki uwo muntu wazanye ubwo bwenge ubwo
isi mwebwe mumwita umuhanga ariko ubwo bwenge bwe yazanye ni ubwenge bw'inyamaswa abantu. Sinzi niba none wanyumvishije. Rero ushobora kwicara uyu munsi ngo ngo izirango ariko ngo urapati ngo nawe ufite ubujiji ngo buri chip ngo wajya ngo abantu benshi bakunda kubivuga ngo wajya ngo nago wize ngwicana ariko bimora n'iki nuko ndi kwerekana do base cyangwa nk'ubifata ngo yayigura yandikira ngo igahita ikubwira urikumva ngo ngiye ngo ndurusobe ngo rwa mudasobwa sibyo nyine wowe akira ibyiri kugwa ngo ndurusobe rwa mudasobwa hanyuma ngiye uri gukora ubushakashatsi nkajya kwiga nkamenya ngo setup zayo bayishyizeho uyu munsi niba bari kuyishyira muri nuza device laptop abandi bageze ku rwego urikumva batangiye kuyicreatinga bakayiremamo umuntu ujya kumera nka robot muzajya muhura Kimironko akakuniga akakunweza kuko niyo projet bafite bavuga ati nubwo mwishimiye kudushyira nubwo mwatuvumbuye bizarangira tubakuye mu nzira zacu. Nese ubwiyo ni device laptop igera ku rwego igira imitekerezo kugira ngo nzakuraho ikiremwa muntu cyari gisanzwe shireho icyanya iyo igwira cyari device no. Kandi kigaragara nubwo ushobora kubihakanya ngo ibyo bintu ntizizabikora ariko zatangiye kubakuraho gake gake. Niba mwajyaga mujya gukora utuzi two guhostinga no guseriva mu tubari no mu maresitora mukajya kubona mukabona igihe kiranditse ngo muri Kenya ngo batangiye gukoresha ngo robots banyumvishije ngo mu maresitora no muki none abo bakoraga mu maresitora babonaga ihaho bagiye he ko robot ufite injini tuzagenda dukura nuza umugabo witwa Ivan Noharare uri kumva ni umwanditsi w'amateka ariko uyemerera ko ari umwana wo mwisi y'umwijima yaravuze ngo tuzarwanya Imana kugeza tukuyeho ikintu cyose yashyizeho cyitwa umwimerere habeho icyacu yabeho icyacu kiri artificial ariko usibye ko wenda imigambi yabo itazahama nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ariko bakataje nk'uko Yesu yabihanuye yavuga ngo umwana w'umuntu azagaruka kwizera ko kiri mu isi iyo urebye neza ubone ko ibyaremwe byose bifite amatsiko y'ukuntu Yesu azagaruka bimutegereje amatsiko. Uzi ko uyu munsi inyamaswa zose zo mu isi zandujwe yaba izo mu ishyamba izo mu kirere n'izo mu mazi n'izo mu rugo uyu munsi reka mfate nk'urugero rwa hafi ubu dufite inyoni zamaze kuzaho ibizira bishyizweho n'abana b'abantu umuntu afata inuma akayishyiraho kamera akayitoza n'icyugu narakibonye akagitoza kikagenda kikajya mu nama z'abantu mu kanya ukajya kubona baraharimbaguye nese ubwo iyo nyoni itumye amaraso y'abantu ameneka nije umugayo ni abantu bamwe arabura ngo Imana ngo izemera ngo gutwika abana ngo namwe nguma mufite ubujiji mwitwitinjije ahubwo namwe rimwe njije sibyo ngo kubuni ngo kuki Imana ngishobora gufata ishyanga ryose ngikarikuraho ngo abantu bo mwisi kabakuraho kandi Imana yitegereza uyu munsi kareba n'ejo hazaza ngo yaritegereje mu gihe cyane ibona abantu bakomeje kuba babi ngo n'ingeso zabo n'imico yabo bikomeje kuba mibi batigiye kuzarimbura umuntu uyu munsi nabwo urugero rwa tuno tubwa abantu baryamana natwo tuno tudukorana niyo mpamvu mutekereza ko ari imbwa zisanzwe ariko si imbwa. Ejo nabonye ngo bari gukora ubushakashatsi bwo guhuza ingwe sibyo none ingwe n'igisamagwe ngo barebe icyo zabyara kandi bizabaho bazabikora bari ku rwego okay bro sinshaka kugira tuza kugitindaho kubera ko iyi message twari dufite uyu munsi reka tuze kureba kimwe wenda mu bijyanye no kuba imyizerere yabaye ikibazo gikomeye aho ushobora gufata intambara nk'iyi iri kwica abantu batari bake ndetse igiye kugwamo n'abantu benshi bisa naho ari ibitambo by'intambara niko benshi bavuga ariko wajya kora kibaza ngo inyungu ni izande inyungu nakubwiye ngo inyungu z'intambara ziba zishamikiye mu bintu bitatu. Satani yimukamo ibitambo narabigusobanuriye by'amaraso ameneka arimbutse kugira ngo azabana barimbukana nabo nibo mugambi we. Iyo ni ya mbere sibyo indi ya kabiri abantu benshi bashora mu ntambara muri abantu bazi ko intambara abantu benshi batazishoramo bazi impamvu yazo iyo nk'umujyi usenyutse no kuri Tel Aviv yasenyutse urumva nyuma yaho abazaza amakampani aza kubakisha sibyo
iyo mu bindi bihugu bitigeze bisenyuka akaza gufata ibiraka byo kubaka kugira ngo byasubize umujyi uko wari umeze. Iyi investment n'ayo masoko rero kugira ngo arambe anakore akoreshwa umukino wo gucunguza ikibi ikiza. Yes. Okay. Ya urakoze Roba, ngira ngo wenda uyu munsi uri umwigisha mwiza, reka mvuge gutyo, kubera ko wenda uri n'umwarimu. Uyu munsi ntabwo umwarimu agikenewe kugira ngo abe utanga amakuru. Yego. Amakuru none araboneka mu buryo bworoshye. Uri abantu biga muri kaminuza bavuga ko mwarimu aguha 1/3. Ibiri bya gatatu byo kubyishakisha. Wowe byaranahindutse none urumva dufite chat kipi kiratubwira n'ibyo dukeneye kubaza n'abana benshi amahomo wakangira ngo niho bayakorera. Isi iri ku muvuduko uri hejuru cyane. Wenda nicyo nashaka usengeramo tugana ku musozo. Hari icyo biri buhindura ku myizerere y'abantu. Ibyo nshatse kuvuga iki? Mu kiganiro twigeze gukora kijyanye no gusenga, wasobanuye gusenga uko ariko nubwo twagisubiza tuzagikomeza, ariko benshi muri bene wacu bo mu gisata cy'iyobokamana barabizi ko harimo ikinyoma kinini cyane bishingiye ku dini n'inyungu zabo. Rero nkavuga ngo iryo terambere nizo mpinduka nini zingana gutyo, hari icyo zitwara wa muntu w'umwizera. None se reka nkubaze, nabwo urugero rwiza rw'abapasiteri b'abasiyonisti ba hano mu Rwanda ni benshi, barahari benshi bagiye batandukanye. Wambwira impamvu noneho bacecetse batakivuga kuri Israel ishyanga ryabo? Ntacyo bafite cyo kuvuga, sibyo? Ntacyo bafite cyo kuvuga kuko hari uburyo babeshya abaturage n'abayoboke babo babashyiramo imyizere bavuga ko ari ishyanga ry'Imana ridakorwaho, ridakubitwa, none riguhondagurirwa mu maso yabo. Teravivonye kuntu yabaye umusaka. Ejo nabonye ibikona byuzuye umujyi. Ko muvuga ko nta ntambara iyo nta n'ikibazo cyabaye, bira bikona byari biri muri Teravive. Naho ngaho na za nuza za Korea y'Amajyepfo zatangiye kugira ubwoba kuri Amerika. Iki gihugu cyatubwiye ko kizaturinda, ubu kiri buturinde koko. Abantu mugende mukora ubushakashatsi, abantu bari Teravive babujije gufotora no kwerekana amakuru ari Teravive. None abanyamakuru bo barabyihoreye baravuga ati ntabwo turafotora Teravive hasi, bifotorera ibikona mu kirere, ibikona mu mujyi mo hagati biri gukora mi. Okay. Isi babizi busanzwe, tureke n'imyizerere yubakiye ku kinyoma. Ariko abanyamadini murabeshya mukarenza urugero, mukabeshya abantu b'Imana, ariko ibi bintu mubeshya abantu. Urabizi ko ikinyoma kiriruka, ariko nticyatanga ukuraho bigiye. Ukuri kuzagiye kujye hanze. Uyu munsi ntabwo ubwoko bw'Imana buri muri Isiraheli, ubwoko bw'Imana ishyanga ry'Imana, urukumva? N'abantu bose bizera ko Yesu ari umwami n'umukiza wabo, ko yapfuye akazuka akabatambirwa ubugingo n'igitambo gihoraho, ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa Data atamujyanye. Undi muntu wese uzahakana ko Yesu atari umwami, ko Yesu atari Imana, Yesu atari umukiza, atari we nzira n'ukuri n'ubugingo, atari we wadukuyeho impongano z'ibyaha byacu, uwo wese ni Antikristo. Uwo ni umunyabinyoma, n'umunyazi, n'umujura. kandi uhura nabo mukaganira. None hari ukuntu bajya boro ngiye mfite imbaraga zo kubarondora. Umuntu muraganira kwasibwo ngo nawe nguri mu bantu ngo bizera ko Yesu ari Imana byukorera. Ndamwufa agubwa ko nyine ngomba nkanotinze. Ese wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza? Ndamwemera. Mugatambikana muri ya myizerere ya New Age nakubwiye, ukumva mugatambikana mwagera hebe. Ngareka ngo senze Imana idakora, ngo itagabura, ngo itambika, ngo na Imana yabirimo. Ngahita menye Imana ishinzwe ibyo bintu. Imana yinda. Uri kumva undi mugatambikana. Ngo ariko ngo urumva ngo Isiraheli ni ishyanga ry'Imana, sibyo? Ngo dufite ngo ubutaka buvuye dongo zangari ya mihango yindi y'abakabale n'amatarimudu yabo. Nawe ngahita ndikunyuza nta yindi nzira nimwe yo kunyuramo usibye kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Nibi ngibi byose turi kuvuga ari uzaza akabimaraho agatanga amahoro. N'ibyo gutekereza ngo Trump ngo aduha amahoro ayahe ko yabashutse. None hari ukuntu bamwizeraga bamutora, ngo biragaragara ko ngo avuga izina rya Yesu, sibyo? Ngo yamagana batinganye, ngo ari kwamagana batinganye.
ngo uyu nguyu ngo agiye kuza guhesha isi amahoro. Ninde wabacute ko hari umuntu wahesha isi amahoro? Yohana yaranditse areba ukuntu igitabo cy'amahoro bigenda, kukibumbura mu isi byara ni numwe wahesha isi amahoro usibye umwami Yesu wenyine, niwe uzaza akamara ibi byose. Dusengeye tugane ku musozo. Urakoze cyane. Uri Imana ikiranuka, uri Imana ihambaye, twebwe abagutegerezanyije amatsiko yo kuzaza guhindura byose kuba bishya. Turagushimiye komeje kuturindira muri iyi si y'amakuba y'amage, isi umuntu aboneramo amahoro yawe, ari isi y'inzara, isi y'ibibazo, isi y'ibigeragezo, isi y'ibyago n'amakuba byinshi, ariko tukaboneramo gukiranuka kuvuye kuri wowe. Tugufitiye inyota n'inzara yo kuzabona umunsi umwe uhagaze ku bicu uje gutwara itorero, hanyuma natwe amazina yacu n'amajwi n'amatwi yacu bizakumva, biteranirizwe kuri wowe, uhindure byose kuba bishya. Urakoze gumye kutugira neza, ukomeze abavandimwe bari hirya no hino mu makuba, bari muri Isiraheli, abari no mu bindi bihugu birimo intambara mu isi hose, uturindisha ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.